yarabirenze ntago agikeneye kuvugwa akeneye gukora igikorwa kigasohoka Kizi rero yaza ko ari umuntu agent ari umuntu uzi ibintu akora ni professionnel reko bwa The Ben ese The Ben waretse indirimbo ikabanza igasohoka ya melody ukamuha umwanya sibyo akora n'umwana cyangwa se n'umwana nta myaka ibiri aramara tumumenye cyangwa akaganiriza melody urumva melody nawe urajya yumva urumva kuko melody ntabwo ari umwana mubi urumva akavuga ati se waretse ko The Ben agiye gusohora hit urumva nawe ukazasohora nyuma hiwe iyo hit niba ubyibuka mwiriya ndirimbo twebwe twasoreje ubundi yaramupete sibyo twaravuze twashaka ko nayivuga bayita buje ya Attitude mujye kureba kuri channel ye tuyishyira hasi umwana waze ari muri Miss Rwanda aza kwisobanukirwa ahita yinjira umuziki vuba turamubona kuri kamera umushaka uceho ushaka kudufasha twashatse gusohora indirimbo turavuga ati reka dusohore mbere yuko ba melody basohora indirimbo n'aba The Ben kubera iki ntabwo twebwe dufite imbaraga zo kurwana nabo urumva iyo The Ben nk'umuntu wari uzi ibintu arimo si yagombaga guhita asohora iriya ndirimbo yari kure akabanza agatambuka yari mukuru yari umubyeyi uharira abana ukabareka bakisanzura urumva mu kanya wo gukaza ukabacisha akanyafu yafasha nuza melody nimba unabireba bisa nka melody atari yiteguye ko The Ben asohora indirimbo uko yaje iriya ndirimbo yikoza asa nk'ushaka gutwikira kuri ka kaboro k'ishwange barishwanga katarata pose man twemere yago ibyo yakoze yarabikoze urumva ako tugiye kumva twumva mu gikari guhamagara madamu ngo asuhuza abantu umudamu aravuga ngo big energy nyine man iki ni ikikubwira ko yago yarakoze bro yarakoze big energy yago yarakoze uhakana zahakane sibyo nabari abandi bose twumva nta bintu tuzi bakoze sibyo usibye ko tubona ibiganiro byabo simba mentioninze urumva ariko ibikorwa byago turabizi umuntu uzi ibikorwa bya Freemax igikorera mu Rwanda ndahamye neza kazi ibikorwa bya Yago Freemax yigiriye hanze rikukorera Kenya na Tanzania urumva for sure umufasha Yago yarabutanze abapetera bazamuye urumva kandi Yago none arakubwiza uko akavuga ati ngiye kukuzamura nako kuza gukorera kuri platform yanyu hari igiciro ni ibintu byumvikana rega naganywa amazi nagarisha urumva abagomba kuguca amafaranga kabisa urumva kugira ngo ejo agurire internet ejo kamera nisaza agura indi urumva umukozi w'umukamera mwishyure umweditingera mwishyure nawe abeho yiteza imbere rero nimba kubwira ngo kugira ngo nkomeze mu promoting cyangwa ngufashe na mafaranga yangaya ntago bivuze kari ukuvuga ngo ni ruswa cyangwa siki iyo bishyize ku mugaragaro bitandukanye no kuvuga ngo ngende umunyamakuru wa rubanda ngo ndafasha rubanda ute urafasha rubanda gute uri koga ngo ima amafaranga kugira ngo muzamure so mubwiye ko ari ikiguzi sibyo so namubwiye ko ari ikiguzi so namubwiye amafaranga icyo agiye gukora muri ceceketo uramubwiye ngo urama amafaranga muzamure bamukubita icyo kunywa aranyurwa uri ukajya kuri stage akagwa araguruka kongera akagwa ni biriya bintu biba ku bahanzi rero ushatse kuvuga ngo bino twavugaga iyo kimwe n'abana bro baragusiga ibiryo nanze kuvuga ngo gusiga twadusimba ibi ngibi ni bigaragaza ko Kizi ari umwana mu gake yari kwicara akavuga uko byagenda kose umuhanzi ari gukora indirimbo sibyo abadusha n'umusetingira igihe kuba yarangiye urumva yagombaga kumurabura akavuga ati Melody arasohora indirimbo mwino minsi
The Ben nawe urasohora indirimbo muri ino minsi ariko se reka nkubaze ese ni ngombwa ko ibintu reka nkubaze gato ibi bintu ntibiri gusa nkaho ahubwo ari nanone ushaka wati ni agateguro kabo kugira ngo bakomeze bavuge agateguro The Ben nagakeneye kwicara bavuga nimba wanumvise mu kiganiro yavuze ngo nta muntu uzajya kumuvuga ngo aceceke yego naryo ni ikosa natwe twiteka bazajya akora ibiganiro nawe akajya ni ikosa agiye gukora ntarikore turebe nyuma y'iri kosa ntakora iryo rindi turebe suhuje ya Jay oya David kari umuntu uri hamwe David uzikaza mu Rwanda yahise ajya ku Gisenyi kureba Young P mu producer bitaga Young P amukorera n'indirimbo icyo gihe yarayikoze Young P nk'umuntu ashakaga hit ashyiramo jingo ye biba ngombwa ko bamwongera amafaranga jingo bayikuramo akiza yahise ajya ku Gisenyi abantu tutazi ibintu by'umuziki iyo umuntu akuyemo jingo y'umuproducer what does it mean ikaze akomeje gukurikira Afromedia Rwanda wakoze subscribe nawe utabikora icyo gihe ni nako kanya uwo buherereye hose amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati tutibagiwe nabo mu ntara ya gatandatu diaspora muri rusange Canada Amerika tugenda tubona ubutumwa bwanyu budushimisha biradushimisha cyane tubonye ubutumwa bwanyu uyu munsi nta kindi tuje kuvugaho nyuma ya saga zose zimaze iminsi ziba ntago narindi ntago mwambona nicecekeye nyine ndi kubirebera ya bindi by'abububa bareba magaze havuyeho saga habanje habaho saga ngo y'aba Jihad ba Brian ba Yago Sabios abo bose turabibona turicecekera ariko ntabwo ari uko tutari dufite icyo tubivugaho ahubwo nuko twarebaga aho bishya bishyira ariko ntabwo aricyo kituzanye ako tutibagiye ko n'umuhungu wacu nimugoroba yaraye bivuzeho aravuga ati agwe yashimiraga Yago avuga The Ben ariko none ibyo biratangaje ikintu cya mbere ndashaka kuvuga ku kijyanye na The Ben na Melody na Kasamutwaraye Ausbirai ibintu ntabwo bibaho umuntu wabikoze bisa nkaho navuga ko bitamuhiriye yashatse gukomanya imitwe y'abantu batandukanye bakomeye hano mu gihugu byaba ifi binini tujya twizera guys nituvuga The Ben ngararenze twemere karenze ariko ibi bintu byanunguye ngewe ntabwo ari uko nabikekaga ibi bintu umuntu wabikoze uwo ari we wese umugome pe ufata The Ben ukamuhanganisha na Bruce Melody ibi ntabwo bibaho bahanganye gute rero The Ben yasohoye indirimbo imwe mu isaha imwe na Bruce Melody babisohorera igihe cyarimwe ibi bintu biraza guteza ikibazo hagati ya Bruce Melody na The Ben hagiye kuba irindi hangana rikomeye ni ibintu abantu batatekerezaga mu gihe nubwo twajyaga tuvuga ngo Bruce Melody ari munsi ya The Ben nk'uko Melody nawe yageraga nk'agaca bugufi ariko agakomeza amushotora ariko ibi n'ahantu bihuriye guys ntabwo numva ukuntu Melody yasohora indirimbo mu isaha imwe na The Ben bakabisohora igihe kimwe Melody akaba arimo itandukaniro ringana gutya Melody agiye kugira 500 ku munsi umwe The Ben afite 164 umunsi umwe barasohora indirimbo ku isaha imwe ese ibyo bintu ni ibiki umuntu washatse kubakomanya uko byagenda kose nawe arabona ko ibintu bitashoboka The Ben yashatse ariko ashobora kuza kwitwaza ko wenda yari lyrics ariko nta mufana wagiye areba indirimbo ngo arebe video akurikire ko ari lyrics cyangwa ari video man The Ben turamwemera pe ariko ntabwo ari gukora ino kosa nimba yanabikoze ashaka kugira ngo ase nk'uzimye indirimbo ya Melody ntabwo ari byo pe yibeshye n'iryo kosa rya mbere akoze uno muhungu wacu utabizi ko atajyaga ahubuka ariko ahangaha ndabivuze neza yahubutse pe ntabwo bibaho agiye kubihuhura ariko yabikoze neza ntabwo navuze ko yabihuhuye
yari yaravuze ngo azatanga miliyoni 2 ku bantu 4 bazavuga 5 ku bantu 5 bazavuga izina ry'indirimbo. Ibyo bintu byari mu bintu biri bwongere views z'indirimbo ariko si byakunze. The Ben nimugoroba yakoze asa nkaho yabibonye ko ari guflopinga down. Ahita akora live. Akora live nibwo yatanze amafaranga. Nibwo yahamagaye n'abafana be wabishakaga yashagamo nimero kuri live yiwe akamwihamagarira. Ibyo bintu darikora ibintu biri buzamura ino ndirimbo ariko byanze. Nose ari gutanga nose amafaranga ubundi yahaye bari abafana be iyo yatanga bakazamura views ko nawe ajya gura ko tubizi ajya gura turabizi. ahubwo ikintu uvuze nawe nagitekerejeho. Ahubwo ejo bundi kinari ubakorera ashobora guhita agira gutya agahita agura views agahita avuga ngo ariko niba yazigura uyu munsi niba yazigura n'undi arazigura uyu munsi ashobora kuvuga ati abantu abafana babanje kwitegereza indirimbo ya Melody rero bamugarukiye. Ese wowe uko wabibonye ibi bintu reba niko bitekerezaga ibintu sikosa yakoze ariko rero n'abantu bashaka kuvuga bati uko biri kose Melody ashobora kuba nawe yaguze nawe ntabwo yaguze. Melody ntabwo yaguze ejo indirimbo igisohoka reka narayikurikiye. Ikindi cya kabiri Misa imwe yose bari kuri level imwe ntabwo yari imwe 5 ntabwo yari imwe. Bose ufite dashboard yawo imbere muri YouTube n'imbere ko ikintu cyarebaga zari views nka 200 magana ngara reka ejo twari turi kubireba urumva uno mutipe waza agenda murushaho nk'ibihumbi 10 urumva Melody yakomeje arusha The Ben ariko bigitangira The Ben aho yari imbere bigitangira The Ben yari imbere yatangiye kumusiga ku isasa yatangiye amurusha bagiye barutanwa utuntu n'ijana 200 igihumbi urumva uburyo umuntu tuvuga agiye gutamurusha 1000 bingahe 400 reba ibumba murusha 400 biragoye iraza kugorana. Bari The Ben yarahubutse reka mubwiye ko uri umuntu ushaka ko yateje ikosa wabakora ino ndirimbo ya audio ni kiss ariko ibi ngibi nibyo bakubwira iyo wakinye n'abana urumva bagukinisha iby'abana nyine bagusiga ibiryo urumva wowe urajya gusohora indirimbo urumva urajya gukora indirimbo hamwe n'umukonkera wawe urumva ku muntu umwe urumva noneho ingoma amashyi urumva ingoma amashyi y'uwo mukonkera wawe none se kamubaza baravuga bati nyamara iyi ndirimbo The Ben yayikoze kera yiparika se wumve Bruce Melody nawe tugiye kujya kubona tubona atumiyeho bita Bien uturuka he mu kihe gihugu muri Kenya yaje ejo bundi bari kodinga isaha imwe amaze kuri kodinga isaha imwe ngo bukiye bati dukore video ngo umuhungu agiye gusubira hehe muri Kenya ngo nabwo mfite amakuru ngo amafaranga ngo iyo bita ngo Bien yari yazanye mu gihugu cy'u Rwanda ngo yaramaze kumushirana ngo atangiye kuguzaguza nako kanaro atangiye kuguzaguza ndi Bruce Melody ejo nako kanaro mushaka ngo amafaranga agiye kumushirana ngo atereka gire gute mwesubira iwacu muri Kenya. Hari umushuti wanjye yigeze kuvuga ngo ko iyo baje mu Rwanda barahagera ubyeri ukabana ubuki urumva baburayirwa none dore ko Bruce Melody ubundi ngo Bruce Melody uri kumva buri cyumweru kwa ko yamariza kira kinyobwa tutavuze zina buri cyumweru ngo mama kazi ya 3 urumva kazi ya 3 rero ngo yahuriyanye nuko uyu muhungu wacu muri Kenya ngo amaze kwatera amata uretse urumve n'usibye n'ibyo Melody ntabwo yabura byereza ko guhaba umusaza ariko akamubwira akantu kajya kansetse bene abajizi baturuka hanze urumva akajya mu Rwanda bamenyereye wenda nko kunywa byeri y'amadolari 10
yajya mu Rwanda agasanga byeri sigura n'idolari usanga niba ari umunayigeriya cyangwa umunyakenya yamenyereye kwinywera ukirira cyane urumva nko ku madolari nk'igihumbi urumva kuko ari umusitari yaramenyereye gutanga nka senyesa y'idolari urumva umukobwa yagera mu Rwanda agasanga ni amadolari 50 icyana kozeho ni amadolari 50 urumva akumva n'ubu agahita avuga ati no ndarangura n'umururumba byose agahita akoresha purapu ya mbere ubwo niba yarazanye nka miliyoni nk'icumi ako ndibaza ikintu nibaza na purapu ya mbere akashiramo miliyoni 2 none se reka mubaze gato hari ibintu dushobora gukeka mu gihugu cy'u Rwanda bishobora kuba bihabera ubundi bano bana b'abakobwa y'abasitari baje babakonekita gute bahuza bate ko nta kominikasiyo baba bafitanye n'ubundi mu busanzwe ako kantu uvuze urumva hano batipe abadira baza kuba hari abantu abadira bazana abahanzi urumva bakora iki barabiryoshya kugira ngo baze gukora ibintu neza bro igihugu cyacu muri Afurika kiraryoshye cyane n'ucyabana ni igihugu zo kenjoyingamo urumva ufite umutekano urumva ntabwo ari ahantu ushobora kumva ngo umuntu agutera ibyuma urumva ntabwo ari ahantu ushobora kumva ngo umuntu yakurashe urumva oya yego urabizi ko umutekano turi nawo urumva ni igihugu cy'amata n'ubuki ngo tubivuga nuko bageze mu Rwanda arareba agasanga 28 ibintu ni fresh urumva akareba ahantu hose akabona ibyana bimeze neza ibyana byacu ntabwo bijye cyane ntabwo bijye amafaranga menshi kabisa iyo utiguriye inkoko cyangwa agata umuntu n'oyo urumva icyana cye cyaravuye mu byaro urumva muri Kigali ubona abakobwa hafi ya bose tarengera abakobwa hafi ya kamera oya umva muri kamera bro banza ubona abakobwa hafi ya bose cyangwa se abantu bose bari muri Kigali 80% nta n'umuri kavukire muri Kigali ni come from far away urumva mupeto yaraje Kigali yarihirinze bimugoye ishumi akaza yiga kiste agahita hakwamira akaza yiga akahita hakwamira akano waje gukora ibiraka abajamo baraje no mu biyede cyane urumva yahagera yabona uburyohe bw'umurwa n'uburyohe yahita kuyamenyana n'umuntu nibyo baraje akora atanga mu rugo rw'umukobwa agafashe inama kujya amujyana mu tudiru agahita atangira akabyimba urumva yego rero uwo muntu ntabwo uzamukubita amadolari 50 ayo ni menshi 50 ni menshi ahita avuga ati uyu muntu n'uyu nguyu abisate umujyi n'uyu nguyu akwamira hano agahita kwama none najya kubona akabona amusohokanye umuhuje wenda dufate nka Diamond yaje mu Rwanda sibyo ukaze kubona ukana umukobwa mwiza umeze fresh twe bamuhuje na Diamond cyangwa Monayizo wenda umusitari waje mu Rwanda uwo mukobwa icyo gihe niwe yamukuraho amadolari 10 bro ahita avuga ati namenyanye n'icyamamare urumva ubuzima n'ubu ngubu hari n'abavuga ati n'ubuntu ntabwo nabukorera ariko nkabona ifoto ye wenda n'urugero nkabona ifoto ye nkayishyira profile bakajya bahaba kuri za Instagram n'ahandi hose nuko game bimeze none bishyira kuri abo ariko akuvuza ko kandi ndibuka rero etse gato uribuka Shadibon yifotozanya na Gapfizi Diamond bamaze kwifotozanya umwe yambara ishati y'undi n'undi bongera yambara ishati nyine none yatwikiye ku ishati Diamond yari yambaye n'umukobwa nawe agira gutara yisigara nawe arayambara uzi ukuntu byateje saga ntabwo zisaga byateje birezo byahise bimushyiraho yindi rero nico mari ubwenge kabisa none bano badira urumva baravuga ati kandi nawe wabikora ni nk'uko ujya ubona abahostinga amotobari bakashaka ibikobwa byiza kiraza guhostinga bakacyishyura icyo kunywa ni free urumva cyo kikaba kijyamagara abantu bacyo n'amafisha ari hanze rero nabera abadira niko baba bameze aravuga ati uno mukobwa nge ntabwo namwigondera urumva ngo mwemeze ngo utanzamugarure business rero ngomba kumwereka ko ari mu bushuti kandi binoroshye mu byo twavuganye urumva ndenze nk'iki ibyana bimwakira icyo gihe rero tubijyana he niba jya studio urumva barakora urumva
abiyagotoye muri bya byana yego nubwo babona iminsi yo kugira ngo bakore n'ibindi bikorwa iminsi yo yicuma ari nakamuzengurutsa amujyane mu bandi bajama biwe nyine babone ko ari inshuti bro abandi bagira bazi business none se kamubaze nimba umuntu atumiza ukabona azanye nka David mbwira communication ya David wayifata uhereye biragoye harya ngo Jay ngo yamuteze umugore Jay oya David kari umuntu uri hamwe David uzikaza mu Rwanda yahise ajya ku Gisenyi kureba Young P mu producer bitaga Young P amukorera n'indirimbo icyo gihe yarayikoze Young P nk'umuntu ashakaga hit ashyiramo jingo ye biba ngombwa ko bamwongera amafaranga jingo bayikuramo akiza ahise ajya ku Gisenyi abantu tutazi ibintu by'umuziki iyo umuntu akuyemo jingo y'umuproducer what does it mean nyine wakuyemo ibirango byiwe ibigaragaza ko ari wayikoze brand yawe bivuyemo ubugurishije brand umutipe ayikuramo ihita ashyiramo jingo y'iwabo bivuze hari ubwo ntuza nawe ntafite David ntafite studio yera afite studio yewe afite rebo yiwe man rebo ye kabisa nakomeye cyane shala dem rero umutipe ni ndabona nakubwiraga David yaje mu Rwanda bamukubita icyo kunywa aranyurwa uri ukajya kuri stage akagwa ahaguruka kongera akagwa ni biriya bintu biba ku bahanzi rero ushatse kuvuga ngo bino twavugaga iyo ukinnye n'abana bro baragusiga agusiga ibiryo nanze kuvuga ngo agusiga twadusimba ibi ngibi ni bigaragaza ko Kiz ari umwana mu gake yari kwicara akavuga uko byagenda kose umuhanzi ari gukora indirimbo sibyo abadusha n'umusetingira igihe ushobora kuba yarangiza urumva yagombaga kumurabura akavuga ati Melody arasohora indirimbo mw'ino minsi The Ben nawe urasohora indirimbo mw'ino minsi ariko se reka nkubaze ese ni ngombwa ko reka nkubaze gato ibi bintu ni biri gusa nkaho ahubwo ari nanone ushaka wati ni agateguro kabo kugira ngo bakomeze bavuge agateguro The Ben nagakeneye kwicara avuga nimba wanumvise mu kiganiro yavuze ngo nta muntu uzongera kumuvuga ngo aceceke yego naryo ni ikosa none twitareka bajya akora ibiganiro nawe akajya ni ikosa agiye gukora ntarikore turebe nyuma y'iri kosa ntakora iryo rindi turebe asuhuje Yago ujya kumana twemere Yago ibyo yakoze yarabikoze urumva ako tugiye kumva tuba mu gikari guhamagara madamu ngo asuhuza abantu umudamu aravuga ngo big energy nyine iki ni ikikubwira ko Yago yarakoze bro yarakoze big energy Yago yarakoze uhakana azahakane sibyo nabari abandi bose twumva nta bintu tuzi bakoze sibyo usibye ko tubona ibiganiro byabo simba mentioninze urumva ariko ibikorwa bya Yago turabizi umuntu uzi ibikorwa bya Freemax igikorera mu Rwanda ndahamye neza kazi ibikorwa bya Yago nda Freemax yigiriye hanze rikukorera Kenya na Tanzania urumva for sure ubufasha Yago yarabutanze abapetera bazamuye urumva kandi Yago none arakubwiza ukora akavuga ati ngewe kukuzamura nako kuza gukorera kuri platform yanjye hari igiciro ni ibintu byumvikana rega nagamo amazi nagarisha urumva abagomba kuguca ayo mafaranga kabisa urumva kugira ngo ejo agurire internet ejo kamera nisaza agura indi urumva umukozi w'umukamera mwishyure umweditingera mwishyure nawe abeho yiteza imbere rero nimba kubwira ngo kugira ngo nkomeze mu promoting cyangwa ngufashe na amafaranga aya ngaya yego ntago bivuze kari ukuvuga ngo ni ruswa cyangwa siki we iyo bishyize ku mugaragaro bitandukanye no kuvuga ngo ngende umunyamakuru wa rubanda ngo ndafasha rubanda ute urafasha rubanda gute uri kuvuga ngo ima amafaranga kugira ngo nguzamure so mubwiye ko ari ikiguzi sibyo so namubwiye ko ari ikiguzi so namubwiye amafaranga icyo agiye gukora muri ceceketo uramubwiye ngo urama amafaranga nguzamure gose
ni igiti. iyo ni igiti kiyo ibiciro tubimenye. nanone akantu ko niko aha ikosa rero Kizi yakoze yagombaga kurabura urumva gasi Bruce Melody guhamagaye urumva ikosa yakoze yagombaga kurabura urumva yego The Ben akavuga ati The Ben genda mubara nk'umuntu ugize umuntu ukora umuziki urumva giprofessionnel wenda na melody professionnel ariko ntago ari cyane kubera ko melody we kiramo n'ubwana bwinshi ntago ari ubwana melody ahubwo ukuntu ameze abashaka muhore mu matwi attention yenye ahore mu matwi abashaka ko tugira attention kandi uriya yarabirenze ntago agikeneye kuvugwa akeneye gukora igikorwa kigasohoka. Kizi rero yaza ko ari umuntu agent ari umuntu uzi ibintu akora di professionnel reko bwa The Ben ese The Ben waretse indirimbo ikabanza igasohoka ya melody ukamuha umwanya sibyo akora n'umwana cyangwa se n'umwana nta myaka ibiri aramara tsume cyangwa kaganiriza melody urumva melody nawe urajya yumva urumva kuko melody ntago ari umwana mubi urumva akavuga ati se waretse ko The Ben agiye gusohora hit urumva naho ukazasohora nyuma hiwe iyo hit nimubyibuka mwiriya ndirimbo twebwe twasoreje ubundi yaramupete sibyo twaravuze twashaka ko nayivuga bayita buje ya Attitude mujye kureba kuri channel ye tuyishyira hasi umwana waze ari muri Miss Rwanda aza kwisobanukirwa ahita yinjira umuziki turamubona kuri kamera umushaka uceho ushaka kudufasha twashatse gusohora indirimbo turavuga ati reka dusohore mbere yuko ba melody basohora indirimbo n'aba The Ben kubera iki ntabwo twebwe dufite imbaraga zo kurwana nabo urumva iyo The Ben nk'umuntu wari uzi ibintu arimo si yagombaga guhita asohora indirimbo yari kure akabanza agatambuka iyo uri mukuru iyo uri umubyeyi uharira abana ukabareka bakisanzura urumva mu kanya wo gukaza ukabacisha akanyafu yafasha nuza melody nimba unabireba bisa nkaho melody atariteguye ko The Ben asohora indirimbo kuko yaje iriya ndirimbo yikoza asa nk'ushaka gutwikira kuri ka kaboro k'ishwange katarata pose urumva iriya ndirimbo bigaragara ko ari yavuga none The Ben agiye kubikora ahita avuga reka asohore lyrics ni upcoming bro ni upcoming gute niyo umuntu ushaka gutestinga ese iki gikorwa kiraza kwakirwa gute tunagana ku musozo ese ibi bintu biri buze kurangira gute kuri izi ndirimbo zasohotse ubundi tugane ku musozo ibi bintu rero nimugoroba n'ejo bundi twavugaga ngo ese saga igiye kuza noneho niyi iya Sabius yose na yago ivuyeho hagiye The Ben yabanje urukundo ye yararangiye yatakubitaho ya Semuhungu uraho ko arabiye Semuhungu ntabwo yatinzemo cyane haza yundi muntu ntuza uriya mukozi w'Imana aho birangira byanze byarafairinze ibibazo ibyo rero biraza gutuma bino bintu birangira guteza izindi mvururu muri entertainment kiramo 3 guys rero mwebwe mukore subscribe kuri Afrimedia Rwanda ukomeze twibanire 5 kuri 5 nkuko bisanzwe ni Star 250 bye bye ciao.